gucamo umukobwa aza gusanga umusore muri Amerika. Amusanze muri Amerika, umukobwa arakomeza arajijisha, barakomeza bamera nk'abantu bakundanye, nk'abantu babanye nta kibazo kirimo. Ariko mu by'ukuri umukobwa nubwo yagiye muri Amerika yitwa ko amaze gukora ubukwe, ntiyakundaga uwo musore. Uko bagendaga bamarana igihe, bamarana iminsi, niko yagendaga amugaragariza ko kuba barakoze ubukwe, kuba babana hari icyabiteye, ari uko umukobwa yashakaga visa. Ntibyatinze umukobwa yatangiye kuzana ibintu byo gutangira gushwana n'umugabo we. Umugabo we ni umugabo w'umunyamahoro, nta muntu uba perfect, ariko ni umugabo mu by'ukuri wari umunyamahoro, niko nabivuga bitewe n'uburyo umukobwa yatubwiye iyo story yiwe kugira ngo tuyicishe hano mubashe kumugira inama. Ntibyatizemo rero uko iminsi yagendaga ishira, niko yagendaga atesha umugabo umutwe, ashaka ikintu cyose, ashaka impamvu yose igaragariza umugabo ko bagomba gutandukana. Umugabo nawe amaze kubibona, amaze kumenya ko umukobwa aricyo kintu ashaka, umugabo ntabwo yigeze amwemerera ko batandukana. Umukobwa arakomeza arahatiriza hahandi ushyuha mu bijyanye na divorce, wumva ari wowe uyikeneye cyane. Mutipa bibonye aravuga ati ariko se wa mugani gukomeza kwihambira ku muntu utanshaka, ushaka ko dukora divorce, ubundi ibi ni iki? Hello friend and family, I hope ko meze neza, natwe tumeze neza nk'ibisanzwe. Ni wa mukobwa wanyu Keza Benigne. So musanzwe mumenyereye ko tugenda ducisha true story kuri Father Family. Uyu munsi noneho tubafitiye story navuga ko ntagishimishije, irababaje, ni story ikeneye inama zanyu, ibitekerezo byanyu. Ntabatindiye rero, umusore yakundanye n'umukobwa. Bamaze gukundana, ariko ni rwa rukundo ruri a distance. So umusore w'umunyamerika, nawe ubashe kuvuga izina, yakundanye n'umukobwa w'umunyarwandakazi, bataziranye, agera igihe aza kurongora umukobwa w'umunyarwandakazi. Amaze kuza, yaje yasohoye save the date, buri kimwe cyose kijyanye n'ubukwe, invitation, aza gukora ubukwe. Amaze gukora ubukwe, umukobwa amwereka ko amukunda. Umuhungu we bitewe n'icyo yashakaga umugore ari umuntu ushaka kubaka, yakundaga umukobwa, birumvikana. Bamaze gukora ubukwe, kwezi kwa mbere kurashira, kwa kabiri kurashira, kwa gatatu kurashira, dore ko uwo musore yamaze amezi 3 nyuma y'uko akora ubukwe asubira muri Amerika mu kazi ke nk'ibisanzwe. Ntiyatindijemo rero, umusore yahise ajya gushakira umukobwa ibyangombwa. Mu kumushakira ibyangombwa byahise bikunda, bicamo. Bimaze gucamo, umukobwa aza gusanga umusore muri Amerika. Amusanze muri Amerika, umukobwa arakomeza arajijisha, barakomeza bamera nk'abantu bakundanye, nk'abantu babanye nta kibazo kirimo. Ariko mu by'ukuri umukobwa nubwo yagiye muri Amerika yitwa ko amaze gukora ubukwe, ntiyakundaga uwo musore. Uko bagendaga bamarana igihe, bamarana iminsi, niko yagendaga amugaragariza ko kuba barakoze ubukwe, kuba babana hari icyabiteye, ari uko umukobwa yashakaga visa. Ntibyatinze umukobwa yatangiye kuzana ibintu byo gutangira gushwana n'umugabo we. Umugabo we ni umugabo w'umunyamahoro, nta muntu uba perfect, ariko ni umugabo mu by'ukuri wari umunyamahoro, niko nabivuga bitewe n'uburyo umukobwa yatubwiye iyo story yiwe kugira ngo tuyicishe hano mubashe kumugira inama. Ntibyatizemo rero uko iminsi yagendaga ishira, niko yagendaga atesha umugabo umutwe, ashaka ikintu cyose, ashaka impamvu yose igaragariza umugabo ko bagomba gutandukana. Umugabo nawe amaze kubibona, amaze kumenya ko umukobwa aricyo kintu ashaka, umugabo ntabwo yigeze amwemerera ko batandukana. Umukobwa arakomeza arahatiriza hahandi ushyuha mu bijyanye na divorce, wumva ari wowe uyikeneye cyane.
tipa abibonye aravuga ati ariko se wa mugani gukomeza kwihambira ku muntu utanshaka ushaka ko dukora divorce ubundi ibi ni iki. Ntiyatinzemo yahise aho umukobwa divorce. Akimara guha umukobwa divorce, hari ukuntu abakobwa bari aha hanze aha bari mu Rwanda ajya kuva inaha akava inaha afite boyfriend wo mu Rwanda afite yakunze, batangiranye kuva kera bakiri abana kugeza aho agera mu gihe cyo gushaka agikunda uwo boyfriend wiwe, bigatuma ahemuka ajya gushaka visa kugira ajye hanze azagaruka aje gutwara uwo musore bamaranye igihe. Ntibyatinze rero akimara guhabwa divorce yahise yimanukira agaruka mu Rwanda aza gushaka wa musore bari basanzwe baziranye, wa musore bakuranye bakundana. Haraza akora ubukwe n'uwo musore. Bamaze gukora ubukwe n'uwo musore, umukobwa agaruka muri Amerika nawe aza gushaka ibyangombwa abishakira uwo musore bakundanaga. Ntibyatinze urumva icyabaye imbere y'aho ngaho, yatandukanye n'uwo mugabo birangira gutyo bakoranye nawe ubukwe, aza gushaka undi nyine bakundanaga mbere, bakora ubukwe. Bamaze gukora ubukwe nk'uko maze kubibabwira, ajya kumushakira ibyangombwa. Ntibyatinze rero yagize amahirwe, ibyangombwa by'uwo musore nabyo biba birabonetse. Bimaze kuboneka, burya umuntu ni mugari. Uko byaje kumugendekera ntabwo byaje kumugendekera neza cyane, kwa kundi uvuga ngo nzanye uwo twakoranye, nzanye uwo twakundanye. Burya iyo ugiye gushaka undi musore, wa musore nawe asigara hari ubundi buzima yibereyemo. Umusore ntibyatinze nawe yaragiye agera muri Amerika ajya kubana n'uwo mugore we bari bamaze igihe bakundanye. Nyuma y'ibyo bintu byose byabaye, umusore burya nyuma yaho yaje kwibera umusinzi, aza kuba umuntu mbese w'umunyamadega yandi arenze. Ageze muri Amerika rero naho ntibyatinze, kwa kundi umuntu aba atarabona ibyangombwa, kwa kundi umuntu aba ataravuga ngo agiye kujya mu kazi ashakishe se bigende gute na gute. Akigera muri Amerika nawe yahise atangira kujya muri famiye ze, mu nshuti ze, aragenda noneho kubera iki umusinzi wa wundi wo hanyuma, hahandi umubwira ati ese wagabanyije bimeze biti. Umusore akakubwira ati ariko bite byawe urambaza iki, bitewe n'uburyo yagize ute, nawe yagiriwe amahirwe yo kugira ute, yo kugera aho hantu. Umukobwa akibana n'uwo mugabo wa mbere bakoze ubukwe badivorcinze, ntabwo yigeze abaho mu buzima bubi. Uwo mugabo ntiyigeze amutoteza, ntiyigeze ahura n'ikibazo na kimwe. Ariko nyuma ahaza niyo mutipe yita ngo barabanye, ngo byagenze gute na gute, ubu ni umuntu uhangayitse uri mu bibazo byinshi cyane, avuga ati ese ko nazanye umugabo nzi ko azambera umugabo muzima akaba abaye umusinzi, ibi noneho ndabigirane. Ndamubwira ntanyumva, nta kintu na kimwe yumva. Mu by'ukuri uwo mukobwa byamucanze, hahandi ari kumva yasubira inyuma akajya gusaba wa wundi bakoze divorce, akajya kumusaba ko basubirana. Ari kwibaza ese uyu mugabo nagejeje muri Amerika akigira umusinzi, akaba asigaye ansuzugura birenze, akaba asigaye amfata nkaho ntacyo ndi cy'imbere, mukorera iki? Musohore, mwirukane? Ese nkomeze ntunga umusinzi uri aho ngaho udashoboye gukora? Ese mpindukire nsubirire wa mugabo wanjye twakoze divorce? Ese we yanyemera? Ese nkora iki? Ari mu bibazo, ari kwibaza ese nkora iki? Ikintu akeneye ni inama zanyu, ni ibitekerezo byanyu, akeneye ihumure ryanyu, niko nabivuga. Wowe ukurikiye iyi story, wowe uri kureba iki kiganiro cyose, kireba ukirangize, ubundi umuhe igitekerezo, umuhe n'inama z'uko yabigenza, kuko ni ibintu byamucanze, ni ibintu yikururiye. So nakubwira ati utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro byose tugenda ducisha kuri Father Family. Turabakunda cyane.